Mba nkubwira ariko mama ndi kugukiza ese wawe ndagukiza nge ntabwo njya kugukiza pe mubarure mwase Yesu we none se yageze hano sangaye yageze hano sangaye je wahere nakwihorera gase wibonyemo iki mukoro yageze hano sangaye ngano si kukabiri ndikukubaha kukutwite ubundi naba nagushwanyaguje ushwanyagusa nde imirangamuntu yanjye nasize hano none se wowe ireba iminsi yose iciye mu bundi bw'umenya ko hataye indangamuntu umugore utwite aba agira amahane tuzi wowe ntabwo ari uko wagombaga kuza nimba ibyangombwa warabyibagiwe wagomba kuza neza ukamutereka kuko urabona musangiye umugabo mwese mwahuye muri indaya kimwe muhurira ku ndaya nayo y'umugabo urabona muba mugomba kubahana mu kazi kanyu oya nta n'ibyangombwa byanjye mwe gusa mite nigendera aricyo bigutwaye oya ni umunota umwe ngo mbwira mu by'ukuri wa mugabo nyuma duheruka dusanga yaguciye nyuma yaho byagenze gute yagiye ari hano cyaragiye nawe uri hano uri kubana wenyine yego niba amakuru ushaka nayaguhaye nawe uhari na wundi muntu muri banamo hano se wenda ya umuvandimwe cyangwa se undi muntu waje wenda wakwinjiye kugira ngo wenda mube muri kumwe muri no minsi na wundi muntu wenda wo muri familia wenda nka murumuna wawe waje kugira mu mubano yakwinjizwa ibiti mu maguru wese yakwinjizwa amahwa mu menyo urarinda uvuga ngo wankije we wabuze va hano uhamu yitsita no ushaka kunyinjira se nakwazaga ko ari uhari kamerama twigendere ese wa mukobwa nimba ari umukobwa nimba ari iki mayi nayo ni ikanzu ese ko nawe wari wirutse mwana urabona utarahabuye abantu ese wamba bari ukagenda ubundi urashaka iki none se uzaguma muri ubu uzabyara wenyine nta muntu muri kumwe ndanga kubi hafi umudamu yatwite agahura n'umugabo nta muntu wo gukurakuza aho ushobora tukana ubu mfite amatsiko kuzareba nka ka bebe utwite Agatako TV. Yes, nonye kwa ikaze bakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi nyita Smart Boy cyangwa nyite Papa Kayira yose nayanjye nazinutse cyane nubwo ari ku mugoroba ariko mageze bwije kuko twiriwe ahandi hantu tuvuye mu karere ka Nyagatare ariko tudatwikoza n'ubundi hano bahita mu karere ka Ngoma twahageze cyane rero mukibona kino kirere cyangwa se mukibona no muhanda mpita mwibuka cyane ko twahaje ubushize mubona ibyahabereye nyuma yuko meruka gusura wa musore batanye umwana tukabona ubuzima bayemo butoroshye uyu munsi rwanagarutse nanone nyuma yuko uwitwa Emi amamaga yambwira ati abaturanyi n'ubundi byakomeye uwitwa ako amazina abari abantu barayafashe kamerama none se uriya mugore utwite yitwa nde ugira amahane kubi yitwa ni umugore wande wa Vega umugabo yitwa Vega umugore se ubwo ni madamu Vega ubwo ni wa mudamu twite mwaramubonye cyane w'inzobe ugira amahane cyane ubushize ubwo duheruka inaha turi kumwe yatumenyeho amazi aza no kwambuka amazi ajya muri telefone yacu irangirika tuza kujya kuyikoresha uruma n'ibintu biba bitoroshye ariko tukabikora kubera mwebwe muba mudukurikiranye wowe utarakanda subscribe nicyo gihe cyiza cyo kuyikanda kugira ngo tukomeze tujye tubana mu nkuru ndetse no mu biganiro bitandukanye ese murifuza ko ubutaha nzasura hehe abantu bose aho uherereye hose mu karere akariko kose wifuza ko tuza kubasura mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 078 922 7 685 nirwa mbabwira ko ahantu heza ho gusohokera ne muri byose Quest House dufite amashami atandukanye i Kigali Bishenyi tuba tuhabaye cyane ahantu heza wakwakira icyo gufungura ndetse n'icyo kunywa ndetse wumva n'umuziki kandi hari n'amacumbi meza kamerama uzabyunyuzamo na video yaho bajye bahareba bajye bareba ukuntu dufite ama service meza kandi meza cyane abakobwa beza babakirana yombi abasore beza babakirana yombi rero muzahagire muhasure kandi muzanshimira nyuma sasa rero nyibabwira bambwiye ko n'ubundi ni rwa rugo twavuze ko abashyinguyemo umusazi habereye ibindi bintu bitari byiza niyo mpamvu navuze ni n'uyu munsi ngomba kuhagera
nkaba nafata iyo nkuru nkayibereka akunze bagataka TV murazi ko najya mbabeshya niba mbabwiye ati ibi bintu ngomba kuzabikurikirana nkamenya ngo byarangiye gute byagenze gute mba ngomba kubyinjiramo byose mukabibona ari nayo mpamvu abantu bose bakomeje kujya baduha amakuru bakaduhamagara katubwira ati bimeze ukuntu uko handi byagenze uko mbashimire cyane n'abandi navuba handatanya kugenda mbereka nababandi baza wadi ndajya kubasura badanye ndajya kubasura abandi bose mugenda mukumbura mugende mubambwira bashani ndabasura abantu bose mwagiye mumbonana nabo mwagiye mukunda bose mujye mubambwira abasitari batandukanye aba Nkurundi abanyagisaba bamitutu abo tugena tubana umunsi ku munsi abo mwifuza ko tuzabazanira ubutaha bayakamwana banzovu bose kabisa ibiganiro byabo mukane subscribe vuba muratanye kugenda mubibona nk'ibisanzwe sasa rero twagiye namaze kwa nahagera namaze kuba nabona ko hari haboro kuki akunda kurangaza bimeze bite ese byangenda uje ugendana nanjye ariko nimba nguhaye order uje ugenda kuri order mba naguhaye yenda ufata ibidakenewe ibintu tuba tudakenera ntabwo tuba tubikeneye tuba tugomba guca hano umunsi tukagenda tukamenya ese byagenze gute gahunda ihari ni iyihe ese byagenze gute kugira ngo tumenye induru zivugira hano induru zihora hano zo ziba zatewe n'iki nengeye kuzenguruka ariko ndavuga ati nzenguruka asha kwita bamu ko hari imiyenzi nabonye bino waruzi ukuntu babyita bino bikugiye mu jisho batugenda amaso yahumye niba utarubizi bimenye katwenyurire hano turebe ikibazo cyabere hano icyo bari gupfa icyo bari gutonganira ubundi tube twagira gute twamenya gahunda yose uko imeze uko bimeze byose ndi kubona wa mukobwa ndi kubona wa mudamu bose ndi kubabona hano tugomba kumenya ese ikibazo kiri hano ni ikihe byagenze gute ndi kumva ibintu by'ibyangombwa tubirebe sinyitse n'ibyo kuvugana n'umwuka nyigira abahase mumeze mute ngewe nje kwaka ibyangombwa byanjye nasize hano ibyangombwa byawe ko wambaye ibintu bitose ariko umunyamwana arwanya nta mbaraga nyigira ubu nacishije make nta rusaku simbashaka n'abantu bansteresa basigaye bancura umwuka rwose uyu nawe nere kuncura umwuka uko nawe nabonye itoroshye ubu naroroshye siga wa mugabo uyu mubyeyi se ko ari hano we kuri hano ngende kureba ibyangombwa byanjye nabisize hano uje kureba umugabo we sinanze ko afite umugore hano wahasize iki se uje kwishyura irangamuntu yanjye yonyine se hano se ni ku kabindi nayimiranga hano wahasize indangamuntu gusa nge nayisize hano kugira ngo mbone amahoro niyo yonyine wahasize cyane uko wari wabuze nuko ahubwo bagufasha ugenda gute se oya ibyangombwa byanjye nibyo nshaka nyuma yuko usenya urugo rw'abandi ugaca inyuma umugabo nako umugore ubu nukuvuga ngo ugarutse no kongera uraje usanga nawe ari ese undi umugabo warayimo kuba nabaza ko umugabo wawe ahari reka twabaye inshuti nanjye ndi inshuti ya famiye nanjye yitwa Omega yitwa kameraman ngo yitwa nde Avega Avega unatuganire mwana kugira kangane n'abagabo bagenzi banjye Avega waramwirukanye burundu se uno ruzu rusigayemo wenyine urabona mbaye iki se kwera ko ndurime njyenyine nawe ni woroshye ni wakwiburira buriya harimo agasore uvuze nari mvuze hari inzu yari ikodeshwa mama ashobora kuba yagiye kukubyara afite ikibazo mu mutwe cyangwa avuye indera noneho buriya rero ari ikintu nyanshima buriya kutugambugira iyo umuntu yasaze urumva nyine ese sumbwiye ngo narasaze nari ngiye kwivuga iyo umuntu yasaze ababona mugenzi we ari we musaze buriya ari ugusara kurenze kwirirwa muri izo ntambara zose wirebere uko njye nsigaye njya gukiza Yesu mana yanjye uri kurengera uri kure ndi kugukiza wa mukaritasi wanyuze bashaka bakubibura mube muretse ibintu byo kurwana byabagezayo umva wowe ntabwo wamuhereza ibyo ashaka nta kintu kiri hano ntabwo akubabaje n'ibyangombwa byanjye umva ntabwo akubabaje umva nkubwire ariko mama ndi kugukiza ndagukiza njye ntabwo njya kugukiza pe none se yageze hano sangaye yageze hano sangaye wahere nakwiyorera gase wibonyemo iki mukobwa
yageze hano nakubwiye ngo usanga hano si ku ndi kabindi kukubaha kuko utwite Eh. ubundi naba nagushwanyaguje ushwanya gusa nde imirangamuntu yanjye nasize hano none se wowe ireba iminsi yose iciyemo ubu nibwo umenya ko hataye indangamuntu njyewe nari naranze kuza bitewe n'akazi ahubwo ufite ikindi ubu rero njyewe nje kureba ibyangombwa byanjye nasize wahitaye hano he mukobwa mwiza yesu we mu cyumba cy'umugabo wawe none kumva jya kureba kwirima jya kureba kwirima jya kureba kwirima ajyayo ako waranyibagiye ese nimba umusazi bashyinguye hano nawe umenya yaragiraga amahane pe ese ubwo ko mugiye no kumenagura ibirahure ese madana nawe ari kuri kwiyenza wowe w'indaya wowe waje gusambana wowe wasambanye iri komana kubaha kubera iyo nda ubundi naba nakurengeje hano nshaka ibyangombwa niyicarire ninjye mushyitsi uri hano kuko n'ubundi ibyangombwa byawe fata n'imyanda yawe ako nawe uri gusuzugura menyewe mureke kurwana ariko mureke kurwana mada injiramo ako mbase namwe ako rero namwe mwese agiye ni kameramani zana ngufashe kamera ubakize kuko ndabona intambara zabo zananiye egera tangure ndabihorera mayi ndano birakomeye reba ibintu ukoze reba ibintu ukoze namereza ibyangombwa reba ibintu byanjye ukoze isuwa urumva umerewe ute umerewe ute mubizi keretse ivuye urumva umerewe ute kavamo amara kavamo umutima kavurishwemo uruhu dore ko gasa n'isura mbi ati urumva umerewe ute matse kutuva urumva umerewe ute yavamo se keretse ivuyemo keretse ivuyemo nibyo uri kumwifuriza nta ibyangombwa byanjye ubwo rero ngo nawe ufite umugabo wirirwa mu bagore ntabwo uri umukobwa yarakuriye none se ko ubona uhuye n'ikibazo ukaba uri ukomeza no kuvuga wabanza ugatuza muri gakeya basi nyine tuza 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 ushobora gusanga ugize akabazo da ushobora gusanga ugize akabazo urumva umerewe ute umwana n'umukobwa imbere watashyeho urabona utari guteza ibibazo ahangaha n'uterewe nahavesha kandi uba ugiye njya hehe kuma ndakubona nkumva ngiye kuruka isesemi neza neza ikaza warutse se ruka njye ndi kugufasha nari nizeye ko utagiye kunuka mwihangane mugende nanjye se mwihangane njye mugende ndi kugufasha mubyeyi nturi kubibona nabufashe bwawe akureka mubwire umwana utwite naramuka anavutse nubwo nabyo tutabyizeye kubera amahane ugira ukambugire hano ko nabonye utoroshye umenya azavuka arwana niko nawe ngo uzi ngo ufite umugabo yirirwa mu bagore nta nyoko yerwamo se wowe arakurya akajya no kurya nyoko wowe agira gute ese umuntu araribwa ni mwambuye umuntu aba yabiyamye kameramani uno mugore atwite umwana atwite satani oya wenda ntabwo wenda njyewe mba numiwe niko niho ndebera umva nibakize banyamuneka bakize umugore utwite aba agira amahane tuzi wowe ntabwo ari uko wagombaga kuza nimba ibyangombwa warabyibagiwe wagomba kuza neza ukamutereka kuko urabona musangiye umugabo mwese mwahuye muri indaya kimwe muhurira ku ndaya nayo y'umugabo urabona muba mugomba kubahana mu kazi kanyu oya nta n'ibyangombwa byanjye ese urabyima kuri indaya wowe urabyima kuri indaya twese turi indaya ye uremera kuri yo si agafone kanyari noneho nagataye ko ndi kugashaka uragafite ariko ubwo wagataye da niko mbwira twese turi indaya nta mugore agira hano twese turi indaya ye wubahiye kuko amutwitiye mba nyikuyemo nanjye nayo ikintu bakunda uriya mujene urabonye ari akantu karaho kameze nka kameramani mfite hano nako kameramani twakoranye ahandi ntabwo ari wowe wakwitwara kameramani ko ari singo ukareka kwiruka inyuma y'umugabo wubatse reka yubatse se iki kuriya nawe ari indaya ye wakazi ko burayo kamazemo igihe kingana ute yewe ni ibisanzwe urabyema kuri indaya
nabyemera se kandi turyamana n'uriya mugabo nta mugore afite twese turindanye ntabwo ari we wenyine ubwo hari n'abandi nta ibyangombwa byanjye ndava hano mbijyanye gusa uri bukore iki kugira ngo uyibone ndava hano ndamutegereza yawe okay tugiye kureba ko atwemerera tukamutwara gake akayiguha mama bebe nyine akwasubwa umuntu tubwizanye ukuri n'ubu umugabo wagushobora yaba ameze gute yanonsa uyu mwana utwite ariko ibintu mugomba kwitwara gake mukumvikana umuntu muba ugomba kumvikana umva nyine ariko ujye uganira n'abantu uhuze n'abantu nta muntu wabaho wenyine ugomba guhuza n'abantu mukaba inshuti karetse hose bambwiye ko kubana nawe bigoranye ngo urabatuka urabakubita ngo ugira gute ngo nta muntu wagutira ikibiriti ngo ukimuhe nyine ngo muri karitsiye wigize undi muntu none se umunota umwe basi tuganire umwe gusa mite nigendera aricyo bigutwaye oya ni umunota umwe ngo mbwira mu by'ukuri wa mugabo nyuma dusanga yaguciye nyuma yaho byagenze gute yagiye ari hano cyangwa yaragiye nawe uri hano uri kubana wenyine yego niba amakuru ushaka ntayaguhaye nawe uhari na undi muntu mubanamo hano se wenda umuvandimwe cyangwa se undi muntu waje wenda wakwinjiye kugira ngo wenda mube muri kumwe muri ino minsi na undi muntu wenda wo muri familia wenda nka murumuna wawe waje kugira ngo mube mubana yakwinjizwa ibiti mu maguru we se yakwinjizwa amahwa mu menyo urarinda uvuga ngo wankije we wabuze uva hano uhamo uyitsita nawe ushaka kunyinjira se nakwazaga ko ari uhari kamerama twigendere ese wa mukobwa nimba ari umukobwa nimba ari iki nayo ni ikanzu ese ko nawe wari wirutse mwana urabona utarahabuye abantu ese wambaye wari ukagenda ubundi urashaka iki none se uzaguma muri ubu uzabyara wenyine nta muntu muri kumwe ndanga kubi hafi umudamu yatwite agahura n'umugabo nta muntu wo gukurakuza aho ushobora uratukana ubu mfite amatsiko kuzareba nka kabebe utwite nkareba ese akabebe utwite kazaba kavuga amagambo angana gute nk'ubu aramutse wenda abahungu ari umuhungu wenda yaba nk'umukaratika aba yari umukobwa urumva azaba indaya azakurikiza nyina ahubwo nkibaza ibindi bintu yakora ni ibi abaturanyi babumiwe bakoje kumbwira kuri wa mudamu agoranye kubana nawe birago none se muko indangamuntu biragenda gute uravana none urayibone hano ku muhanda ko ngiye kumuturisha ngo uyu mwaka ukagira ubwo bugasigara hano wumva biri bugende gute ngaha tujyane ayine njye ntabwo nsubira yanyiyamye njye nuko nanje kwirebera ngo ndebe ukuntu ibintu bimeze menye ngwe se umugabo warahari none nsone umugabo we nawe yaragiye sinzi aho yagiye ndetse ntabwo uzi ahantu uriya mugabo nimba ari omega nimba ari inde nayo yitwa avega ahantu avega yambwiye ko hari ahubwo yakubwiye ko ari hano none uraje wasanga uriya mugore mukeba wawe akuriya mutipe nawe niyoroshye reba ba bandi ako abantu bagira n'imbaraga ubu nta wundi mushere urabona ahubwo se uriya mugabo namureka uramukunda cyane kubona se umugore we nawe aba yakaniye urabona muzamusangira ahubwo iriya nda nzayikuramo ibyo byo ntukabyigambe kuko hame ibyangombwa byanjye ngende babiguhanira ntukabivuge name ibyangombwa ngende ubu ugiye kumureba baguha ibyangombwa yego ubu indangamuntu yateje ikibazo nta kindi ese madako nta muntu wemerewe kubika indangamuntu y'undi wowe uyibitse mwiki urumva yari yaje kuyamba umugabo wawe aragotwa nyine arayibaye ako nanone manyaho tunaganire tumenye ese iyo ndangamuntu koko warayibonye iri muri ino nzu nayo wabonye nese uyu mukeba wawe ko mbona wamuhabuye urabona bizagenda gute
uratukana umva baguha igikombe pe uratukana. Wagifashe nta gikombe cy'amagambo bakikumira wase wabaye indangamuntu ye ko yakurekeye umugabo. umaze guhamagana n'abashinzwe umutekano kubera umutekano muke muza mu rugo rwanjye. abanyamarere ahubwo abakobwa urambwira ngo abanyamarere hano ni iwabo nimusanga iwanyu kwa nyoko uzabona ko mwango k'abanyamarere watanye kuzamo ibintu byo kwa banyoko reka nigendere ngiye sinishobore akugira ngo bushe bari bagiye kumenera ibikoresho sinshaka rero ko bongera akazamo ikibazo ibikoresho byanjye bikangirika kandi ari byo bingaburira n'abantu banjye kandi baba bakeneye kumenya amakuru atandukanye. Sinshaka gutahira ayaha ngaha gusa bakombe n'ayi Kigali. Katwita rero bakunzi bacu reka ntabwo byari byoroshye mwabonye ko nanjye bankubise ariko nyine mbikora kugira ngo namwe mube mwagira gute mwabureba ukuntu ibintu babyifashe ariko rero nakundi kuntu muraba yabigenza ngomba kubikora rero kubera urukundo tubakunda kandi murabizi ko natwe ntacyo tuba tutakoze kugira ngo ibintu byose bigende neza. Tukatubona n'ibigano bitaha turakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Bye bye.